Ni iby'umunezero kubakira hano kuri Buzima Nubeho, mbifurije amahoro y'Imana, ibyiza byose Umuremyi atanga ajya bibaha uko bikwiye, uko ibihe bisimbura ibindi. Nifuje uyu munsi kugaruka ku bibazo twagiye tubazwa kugira ngo dusobanukirwe n'abandi babyibazaga batabashije kubimbaza babyumvireho. Uwa mbere yambajije ati kuki shene yanyu mwayishyize mu Kinyarwanda? Impamvu nashyize shene yacu mu Kinyarwanda, icyambere wabinsabye n'umunyarwanda wansabye ko ibintu mora muparataja, mora muganiriza, nabibwira abantu bose kuko abantu benshi bari muri batabizi, batabyumva kandi byagirira akamaro yari umunyarwanda. Ikindi cya kabiri ni uko mu Kinyarwanda abo mfasha ni abazungu, umuntu irisha ihera ku rugo. Nahereye rero ku Kinyarwanda, wenda nzashyira mu zindi ndimi, ariko kuri ubu ngubu ni Ikinyarwanda. Ipini nazo ndoto nagize zo kuzabwira abanyarwanda ibi ngibi, kuko mu abazungu izo information zibageraho bagenda babibona ko babimazemo igihe, ni ibintu barambyemo, ariko twebwe n'ibishya mu Rwanda, ibintu by'uburwayi bwa diabete, ibintu bya kanseri cyane cyane nibyo bintu byagiye bintera ubwoba, kuko hari uburyo bwo kubyirinda, hari uburyo bwo kurwanya indwara. Ibyo ngibyo n'abanyarwanda ntitubyitayeho cyane, ibyo kwirinda usanga kenshi tutabaranya iyo twarwaye tugategereza kurwara. Ntabwo ariko byakagombye, umuntu ntagomba gutegereza kugira ngo arware kugira ngo agere aho ngaho, kuko umubiri ugenda uduhereza ibimenyetso bitwereka ko tugomba kwitonda, tugomba kugira ibyo bimenyetso. Iyo byitondeye ubuzima buragushimira, umererwa neza. Ni ukuri bubigerageze, gerageza umutobe, gerageza isupu, gerageza wirinde kandi n'ibindi byose bishobora kwangiza ubuzima. Undi muntu yarambajije ati ariko se abantu babyibushye kuki ari bo mwibandaho cyane? Impamvu abantu babyibushye ari bo nibandaho, icyambere ni uko nabyibushye, icya kabiri ni uko nkiri mutoya ntaragera mu myaka ya 38 40 sare byaragendaga, nta kibazo numvaga, nari nkifitemo umubiri mutoya ubasha kurwanya ubwo bunini, ntibugire ikibazo na kimwe buntware. Ariko uko nagiye nkura, nagiye numva ibibazo, nabyumvishije nshaje, kuko numva ko umubyibuho wanjye untera ikibazo. None no kwa muganga barabimbwira, bambwira risike mfite, kandi nari natangiye kumva ibimenyetso kuko ko ndi kugira ikibazo, kuko ko nafataga ikintu icyo ari cyo cyose kirimo isukari mu gitondo, saa 5 nabaga mpunyiriza. Nagiraga ikintu cyo kwibagirwa, nkibagirwa ikintu cyose gishoboka, nkibagirwa aho nashyize imodokari, nkibagirwa aho ngomba kujya gukorera, nkibagirwa ibintu byose by'ubuzima, ku buryo nta buzima nari ngifite. Noneho mu gihe nahinduye buri kintu icyo ari cyo cyose, mpindura imirire, mpindura ibintu byose, kugeza yewe n'umubyeyi umbyara, mama umbyara yambwiye ati nibiki byabaye, sigaye urya imiyenzi. We ntabwo yumvaga ibintu sigaye ndya, kubera ko yabonye ko nahindutse burundu. Ariko ngewe narabyumvaga ko bingiriye neza. Nta muntu ugomba kumpitiramo icyo ndya, nta muntu ugomba kuntekera, yewe niyo yaba umukozi. Ngewe nita ku biryo byanjye nkabitunganya, kuko niwo murage nzahereza abana. Abenshi iyo twigize ubukire twihutira kugura ibyo ngibyo, ni byiza nabyo, ariko jya uzirikana ko uyu mubiri niwo tuzaraga abana bacu, niyo patrimoine ya mbere tuzaraga abana tuzabyara. Niho uzajya gusanga umwana aravutse avukanye diabete, ndetse no mu nda hari abantu barwara diabete de grossesse. Icyo kibazo murakibaza? Ni ukugira rero ni ukwitonda. Babategeka kurya ibintu runaka, diabete ikagenda igashira. Hari n'igihe umwana avuka bakamuha isukari kuko ari muri hypoglycemie. Ni ikibazo gikomeye, ni ikibazo cyo kwitondera, ni ikibazo cyo kugenderaho neza. Umuntu arambaza ati se umuntu yanywa amazi n'uriya mutobe w'imboga igihe kingana iki kugira ngo abe yananuka? Aho ngaho oya, nta mazi, nta mutobe w'imboga
wakunanutsa, ndabivuga kuko mbizi ndapeza memo. Icyo byakumarira, umutobe w'imboga uzoza mu mubiri wawe, noneho umubiri wawe usigare ushoboye kuwujyana aho ushaka, uwo ntukajya ukujyana mu ushaka, kuko ibyo duha umubiri nibyo bidukururira gushakisha ibintu bitaryoheye umubiri wacu. Ariko iyo tuhaye ibintu byiza ukora neza, noneho ukajyana n'ibyo ushaka. Ntabwo umubiri wa mariteretse utagize icyuha, nawe uzakora uko ushaka. Noneho nukora uko ushaka uzakuzanira ibyo udashaka, noneho bikugore. Ariko umubiri iyo utangiye kuwuha ibyangombwa, ukora uko ushaka, uranezerwa. Donc iyo ufashe ibintu bizima ukabihereza umubiri uranyurwa ukaryoherwa. Ni nk'umwana wahaye tendresse, wahaye urukundo, ntago arya cyane. Ariko uzareba umwana watereranye udahari, ararya biteye ubwoba. Ibyo abantu barabizi, n'abapsikologe barabibona. Ukuvuga n'umubiri rero iyo uhaye ibyiza, ugomba ukubaza bikeya, noneho ugakora mu buryo bwiza bushoboka. Noneho umuntu arambaza ati ariko se akari akamashini ko nabonye ariko dukora niko dukeneye. Ntabwo aricyo cyihutirwa cyane, kubera ko uriya mutobe w'imboga nagiye mvuga mu mavideo yabanjirije ufite akamaro gakomeye cyane. Ariko ntabwo ariho nahereye. Njye nahereye kuri rape, narabiberetse uko nagendaga mbikora. Nahereye kuri rape kuko n'ibiyiko 3 byonyine mu gitondo, ukirinda kubibangikanya n'ibindi, kandi ukabinywa mu minota 15 ukibikora, bikora umurimo. Bishobora kugufasha kunetwaya, gutunganya ibyo mu mubiri wawe. Noneho rero ukarapa, ugakamura neza mu kantu nkuko nagiye mbibereka, ukagerageza kugeza igihe kubera icyo utashaka niyo mashini. Ngewe impamvu naguze iriya mashini nuko nari maze kubona ko amarinete y'amayero 400 naguraga 400 by'amanyarwanda, kugura imashini ya 400 aricyo cyakoroha kandi kiri pratique. Nari maze kubona ko abana banjye amaso, ibintu byose biri kugenda neza. Ndavuga mfata ndabyigaho, ndetse nenyagize Imana yuko banyemereye kugenda mpeya mu twiciro ngira imashini ndayibona. Ni imashini zikomeye zitagira ikibazo, ariko ntabwo aricyo cyihutirwa. Banza ukore ubushake bwawe. Ukunda beterave, ubanza akabeterave n'akantu uzuga ukarape, nubone ibiyiko 3 birahagije. Ukunda ufata ukakaroti ukarape, ushyiremo akandimu gakeya, birahagije. Ukora ibintu byoroshye bikoroheye puruvi yuko mu gitondo ubasha kubona ako kantu. Kandi niyo utagakora, nababwiye na jene igikora ibintu iranetwaya. Epi mu gihe byaba bikugoye n'isupu, waba ugerageza isupu muri ako kanya, kuko birihutirwa gutabara ubuzima bwacu. Turi kugera muri monde iyo y'abakire, navuga y'abakire ya industry, aho inganda ziri gukora cyane zituzanira ibintu, niyo miti n'ibyo byose. Ariko ikintu cyaciye mu ruganda, niyo cyaba umuti, niyo cyaba icyo aricyo cyose, haba harimo amaproduit chimique akayabo. Bavuga ko muri uriya rukingo harimo amaproduit chimique arenze 400 bagiye kuzaduha rwa corona. Ntabwo byaba byoroshye, ntabwo bizaba byoroheye umubiri w'umuntu, bishobora kuzatugiraho ingaruka. Nicyo ntekereza, ni bwo butekereze bwanyu. Ikindi kandi nuko izo mboga zawe ugomba kuzitaho, ukareba aho zasoromwe, ukareba aho zavuye, kuko hadutse ibintu by'ubutubuzi. Za mboga zatubuwe ntabwo zikora cyane nk'imboga umuntu yihingiye mu karima kiwe, mu karima k'igikoni. Ariyo mpamvu umuntu wese ushaka ubuzima yakagize aka karima k'igikoni. Izo mboga rero ugomba gufata nibura 60% ukavangamo na 40% by'imbuto, kugira ngo isukari itaba nyinshi mu mubiri. Ni nabyo bikora uko gusukura neza bihagije, ukaba wirinze indwara, ukaba niyo nta ndwara mujya mugira mu muryango nk'uko babivuze ati ngiye sinjya ndwara, nta nubwo nanabyibushye. Ibi bintu uyu mudamu avuga ntago bindeba, birakureba, kubera ko ugomba no kunetwaya rezimeri. Abantu muhura nazo, ibintu byose, imyuka yose umuntu ahura nabyo,
iyo suku irakenewe kugira ngo wumve umerewe neza. Kumva umerewe neza, kumva ntabwo ari ngombwa rwose, uranabyumva bigerageze gusa, ubundi uzambwira uti ntabwo bikunda. Undi muntu yarambajije ati ese ntanywa isupu buri munsi? Rwose isupu buri munsi ndashaka kubabwira yuko ni akamenyero tutagira twebwe abanyarwanda, ariko mu bindi bihugu isupu inywebwa buri munsi mbere y'ifunguro. Buretse ko ngewe ku buryo nabonye kuyinywa nyuma y'ifunguro bigufasha guhita uhaga ntihongere kugira ikindi kibazo. Ngewe niko mbigenza, myinywa nyuma y'ifunguro, biramfasha cyane. Aba ni bande bagomba umutobe w'imboga? Umutobe w'imboga ni uguhera ku mwana we w'amezi 4. Niba ushaka umwana utarwara, muhereza umutobe w'imboga, muhereze n'isupu buri munsi cyangwa iminsi 5 ku minsi 7 y'icyumweru uzaba bikoze. Ntabwo abana bawe bazarwara. Ndi umugabo wo kubihamya, maze imyaka igera muri 3 kwa muganga batakizi. Uwambaza ibyo kwa muganga kubishaka birangora, kuko ibipapuro byo kwa muganga hashize igihe pe. Gushakisha byamfata umunsi wose kugira ngo nzagere ku rupapuro runaka ko kwa muganga bw'ibyo umuntu yivurijeho. Kuva ku mezi 4 rero umwana yafata umutobe, ariko ku mwana wirinda kumuvangira. Niba ari agakaroti urakarapa akaroti gakeya, kandi umuhereza akayiko gato kamwe kazaba gahagije. Niba ari beterave ukaba ari yumuha, umara icyumweru umuha agakaroti, ikindi cyumweru ukamuha akabeterave, ikindi cyumweru wenda wamuha akaronji. Yewe hari n'utuntu tw'abana tw'udutitine ushobora gushyiramo ako kantu akakanyunguta twiza cyane. Sinzi umuntu yazabashakira uwaba akifuza, kubera ko nabonye kohereza mu Rwanda bisigaye byoroshye. Ariko icyambere no gushaka umuntu abigeraho, icyambere no gushaka no kubigerageza, kandi iyo bigerageje umusaruro uraboneka. Mfite ubuhamya bw'abantu bari kumererwa neza kubera ibyo mvugira hano. Kureba amavideo yanjye byonyine bikaba biri kubikora, kubera ko kubigerageza nicyo kigora abantu. Gufata intambwe ya mbere ukabigerageza nicyo kigora abantu, ariko iyo wabigezeho birakora. Ndabyemeza mu buryo bwose. Undi arambaza ati ariko si umuntu yareka kurya koko ntanywe n'amazi? Ushobora kunywa n'utuzi dukeya, ariko dukeya atari twinshi. Wanywa n'ako kaji gakeya n'akatari kenshi, ukihangana ku masaha ya mu gitondo. Umuntu agomba guhereza umubiri kugira ngo ukore, ubashe gufata ibyo wabuhereje, ubicishe mu nzira bigomba gucamo. Ariko nubirungikiranya, yewe uzarebe n'imashini yiroshye mu byinshi inanirwa gukora ibitabishoboye. Ariko uko bijyana gakeya nk'imashini bigenda gakeya bigakora, umubiri wawe ugakora. Uzarebe mu mashini iyo ushyizemo byinshi ntushyiremo amazi, ntabwo imashini bigikora. None umubiri urawubaza ngo abe ari we ukora ibintu bihoraho. Kurya 3 ntaho byanditse, kurya uko ushonje ntaho ushonje warya ariko kurya udashonje ntaho byanditse ngo kubera ko isaha igeze ngo saa 6 zirageze ngo komanda agiye kurya tugiye kurya. No, ntago ariko ntaho byanditse. Niba wumva udashonje urarira iki? Ahubwo reka nkubwire nguhereza ide. Niba wumva ibyo biryo byameneka, wabiha abandi. Kubera icyo amasosiyasiyo abana se n'abahana ide z'abantu bo gufashwa niba mutabazi. Abantu benshi bakeneye ibyo bintu turya tudakeneye mu by'ukuri, kubera ko dufasha umuntu abirya ntacyo bizakumarira, bizakwicira ubuzima ku mpamvu idashobotse. No kuvuga ngo rero ni inama ikomeye cyane. Byaba byiza ibyo waretse no kurya ukabihereza abandi, kuko mu buzima bwiza harimo no kwita ku bandi. Iyo uri kwita ku bandi, ubuzima bwawe bugenda neza ku buryo budasanzwe. Ngaho rero ndabashimiye. Nshoreje ku buhamya bw'umuntu wari ufite ikibazo cya prostate. Ni ukuvuga ku myaka ijya kwegera 50. Abagabo barabizi bafite iyo myaka bahura n'ikibazo cyo kujya
kwihagarika, barihagarika bagaheraho bakirirwa bajya kwihagarika ijoro, bagapasa ijoro birirwa bagenda bajya kwihagarika bagira gute. Ubwo ni ukuvuga ngo prostate yawe iri nabi, ifite ikibazo gikomeye. Hari umuntu rero nafashije byagiriye akamaro, hashishikariza n'undi wese ufite icyo kibazo uko yafata ji. Nta n'ibintu birebire, namuhereje umutobe urimo indimu, urimo ikintu ntazi uko cyitwa mu kinyarwanda, ariko mumbabarire ndaza gushaka izina ryacyo, ndaza kuryandika muri komanteri. Kita grenade, mushyiragamo kurikuma, nkamushyiramo gingembre, umutobe ndawumuhereza. Nta nubwo byatwaye icyumweru, arongera amererwa neza, mu rugo bamera neza, barishima. Nubwo buhamwe yanshorejeho kandi biracyaza. Isufi yuko mubigerageza ubuhamya buzaboneka ari bwinshi, kandi indwara zizaba nkeya. Twe ntawe uzongera kuvuga indwara, ahubwo tuzajya tuvuga ubuzima, tukaririmba ubuzima, tugasingiza Nyagasani wabiduhaye. Mugire amahoro, ndabakunda, murakarama.